ese waba uzi ko mu nzu yawe mo imbere mu byumba byawe muri salo yawe mbese mu gikoni cyawe hashobora kuba harimo umwuka wanduye kuruta hanze nk'uko tubona mu mihanda hagenda imodoka? Ntabwo wari ubizi. Uyu munsi nje kukubwira ko bishoboka. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ibyo tuba twakoresheje, amaporoduwi tuba twakoresheje, amasabune, ibintu tuba twakoresheje dukora isuku, ibintu tuba twakoresheje duteka, mbese natwe uko duhumeka, iyo ibyo byose bisohora amaporoduwi cyangwa se ibinyabutabire bishobora kwanduza umwuka wo mu rugo rwawe, wo mu nzu yawe. Ni byiza rero ko ugomba kwiga ibintu bimwe na bimwe ushobora kwifashisha, ushobora gukoresha bigatuma mbese iwawe hongera hakagaruka umwuka mwiza. Imana yarabiteguye, natire cyangwa se isanzure ryacu rifite igisubizo ku kintu cyose kitubaho, kuko tujya kujya ku isi, Imana ijya kudushyira ku isi yabanje idutegurira isi nziza, ibona kudushyiraho byose byarangiye. Ahangaha rero ngiye kukubwira ibimera cyangwa se indabyo, kanzite indabyo 10 ushobora gukoresha mu nzu yawe mo imbere, zikagufasha kuyungurura umwuka wawe, zikagufasha gutuma iwawe hahumura neza, utigeze wipasa muremure, utajya gukoresha za produit zo mu ruganda zirahahumuza ariko zikongera zikaba zashyira ibindi bitari byiza mu rugo rwawe. Reka nze dutangire rero. Mbere yuko dutangira, kora like hasi, kanda kuri ako gapfunsi kari hasi cyangwa se ukore subscribe, hanyuma dukomeze. Ikimera cya mbere cyangwa ikirabyo cya mbere ugomba gutekereza nk'uko muri kukibona ku ifoto, ni icyitwa snake plant cyangwa se mother in law utanga cyangwa ururimi rwa mabukwe. Snake plant ni igihingwa cy'inzoka, ubwo nimba baracyite gutyo kuko gisa n'inzoka sinzi impamvu, ariko iki kimera, iki kirabyo nicyo cyonyine NASA cya kigo gishinzwe ibyo mu kirere cyavuze ko ari cyo cya mbere kiyungurura umwuka mwiza, ukaba wabona umwuka mwiza. Nicyo cya mbere, icyo kintu nicyo cya mbere ku isi gipurifayinga se cyangwa kiyungurura umwuka mwiza, ukaba wabona umwuka mwiza aho giteye. Gifata ibinyabutabire by'uburozi se cyangwa uburozi bwitwa formaldehyde na benzene, biba byagiye bishyirwa mu kirere n'imodoka, bino binyabutabire dukoresha, kandi cyane cyane na nijoro cyo kiba kiri mu kazi, na nijoro kirabifata. Niyo mpamvu bavuga ko ari cyiza kuba wagikoresha ukagishyira ahantu murara, kuko niyo ahantu uri buryame hahita haza umwuka mwiza, bya binyabutabire byose bihita bigenda nka nyombere. Ni byiza kugishyira mu cyumba uraramo, gituma umwuka umera neza. Ubanza ariyo mpamvu Abanyarwanda se cyangwa Abanyafurika, abantu bamwe na bamwe bizerera mu myuka, mu mbaraga zidasanzwe, bavuga ko kirukana amadayimoni, kubera ko nyine nimba ugishyize mu cyumba cyawe usinzira neza, ibintu byo kurotaguzwa biragenda. Mbese ni cyiza ko wagishyira mu cyumba cyawe, muri salo, ahantu hose, kuko nicyo cya mbere kiyungurura umwuka, kandi ntikigoye kugihinga, ntikigoye pe, ntigisaba amazi menshi, ntigisaba, mbese ugiha amazi. Nimba wagishyize mu kavaze ugashyira muri salo cyangwa mu cyumba, ugiha amazi ari ukubona ko ubutaka bwumye, ntabwo gikundana n'amazi, wapi, ntabwo gikundana n'amazi. Niyo mpamvu ari cyiza ko wagishyira mu nzu yawe imbere, kandi ahantu hose kirasavayivinga, ahantu hose, yaba mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'imvura, kibaho nta kibazo. Icya kabiri rero nk'uko muri kukareba ku ifoto, kitwa pisirili. Pisirili nako gafasha gukuramo amasiporo, cyangwa se urabona nk'iyo ugiye hari nk'ahantu wumvisha impumuro y'agahuyu uritsamura, hari wenda tumpahe nk'urugero, uri kuzinga imyenda utaherukaga gukoramo uritsamura, mbese cyangwa se twa tuntu tuba tuzenguruka mu kirere dushobora gutuma witsamura, utuvumbi, imyanda yagiye mu kirere, mbese iyi pisirili nayo irabifata ikabyitwara yo ikabikura mu kirere ikabyishyiramo. Kandi ikindi ituma nimba hari ahantu hashyushye haza imidite, hakagaruka akayaga
katagize gute, katari wa mwuka ushyushye, mbese hagatuma hahora hahehereye, haba ubuhehere buringaniye. Icyo ugomba gukora ni uko ukirinda ahantu izuba riri bukirase, nko kugishyira ku idirishya izuba rirasiraho, ahubwo ushobora kugishyira mu nzu nta kibazo, kiba kimera neza. Icyo muri kubona ni icyo ngicyo kitwa spider plant, urabona ko kameze nka spider cyangwa se igitagangurirwa. Aka ngaka rero nako gakura uburozi bwitwa carbon monoxide. Murabizi ko ngiye kubaha nk'urugero, iyo urifashe imbabura, ucanye imbabura, kubera ko haba hatarimo oxygene nyinshi kandi amakara ari carbone, hari ukuntu hazamukamo umwuka witwa carbon monoxide cyangwa monoxide de carbone. Noneho nimba mubizi ko kwa kundi bakuvuga ngo ntukaraze imbabura mu nzu, uwo mwuka urica. Nuvuga ngo uwo mwuka yo ukwinjiye, kuko urumva ntabwo ufite oxygene ihagije, nuvuga ngo iyo uwuhumetse cyane ushobora kukwica. Niyo mpamvu atari byiza kuraza imbabura yaka ahantu ugiye kuryama. Uzarebe niyo wunamye nko ku mbabura uri kuyihungiza, ushobora kunamuka ukumva isereri iragufasha. Uyu mwuka ntabwo ari mwiza rero, ariko iki gihingwa cya spider plant kiwukuramo, cyane cyane kikanafata imyanda iba yagiye iva muri zino product cyangwa se bino bintu dukoresha duhanagura, twoza ibyombo, twoza amasahane, twoza amatuwarete, dukoropa. Icyo hari ibyo bisohora, nuvuga ngo nubwo tubikoresha ariko hari ibindi bihita bijya mu kirere bivuye muri ibyo, kuko tuba twabikoresheje, za mpumuro, twa tuntu twose tuba tugenda. Iyi rero spider plant nayo irongera ikabifata, ikabikura muri aho ngaho mu mwuka mu kirere, ikayungurura ikirere. Ahangaha rero aka ka spider plant kanakura vuba vuba, kandi wenda tuvuge nk'uko muri kubona, ushobora kugafata ukashyira mu kantu ukakareka kagatendera ku gikuta, nta kibazo, kaba kagaragara neza. Icya kane ni igikakarubamba. Igikakarubamba nubwo kizwiho kuba gikiza indwara z'uruhu cyane rwose, hambere babwire n'ubushye, nimba hari ahantu wagize ubushye, nimba hari umwana wagize ubushye, muhereze igikakarubamba. Ngiye kubabwira story yambayeho ku gikakarubamba, mpita umuvuzi. Mbere yuko nyibabwira, kora like, shyira na comment, then na subscribe. Igikakarubamba rero ukuntu byagenze, nigeze kujya gusura abantu, mbona umwana yarahiye ikiganza, nyine kwa kundi abana bahiboswa n'amazi, bari kwa muganga barasizeho bya biti bya move byaranze gukira. Nari mutoya ariko nahise mbigani, kuko nigeze gushya. Ngenda umuntu ukunda kugerageza utuntu twose, nigeze gushya hazamo utuzi. Noneho nca ku gikakarubamba ndakibafunda. Igikakarubamba ubu n'icyamvura ko givura uruhu, nsigaho ahahiye, y'amazi yarumye, nubwo yigeze haza igisebe, harumye, mbese amashyira yumiramo biruma, ndakira nta nkovu, nta gisebe, cya gisebe cy'ubushye kijemo. Rero mpita mbwira abantu bafite umwana, nimwamusigiye igikakarubamba ko azakira, bitewe na experience yanjye mfite. Twongeye guhura n'umubyeyi arambwira ati warakoze, waramvuriye, numva nyine nihaye amapeti, ndavuga nenda muvuzi. Igikakarubamba rero nubwo gikiza uruhu, ariko gishobora no gusukura umwuka duhumeka, umwuka w'ahantu uri, kuko nayo ikura cyane cyane izwiho gukura ibinyabutabire biba byavuye mu marangi, cyangwa mu marangi nk'uko ushobora kuba ugiye gusiga irangi risohora ibinyabutabire bijya mu kirere, cyangwa se mu bintu dukoresha dukora isuku, mbese mu rugo. Igikakarubamba nabyo kirabifata kikabikuramo. Ikindi, ntabwo igikakarubamba gikunda nacyo urumuri cyane, uvuga ngo kiri mu nzu nta kibazo. Kandi ikindi, ntabwo gikunda amazi menshi ngo uhore usukamo. Ushobora kubanza ukareba ko ubutaka bwumye neza, ukabona gushyiramo utuzi duke. Ni kimwe na ya snake plant twahereyeho. Ikindi rero muri kubona cyitwa Areca Palm, kiboneka ahantu hose, nacyo mu bantu bacuruza indabyo hashobora kukibona. Nacyo gikora nka air humidifier, uvuga ngo ni cya kintu kigarura ububobere mu mwuka. Nimba ahantu hari hashyushye cyane, cyo cyongera kugaruramo ububobere. Ikindi kandi kiyungurura umwuka wo mu nzu, kuko nyine cyongeramo ububobere, kigakuramo n'imyanda. Kandi ikindi, ni cyiza cyane kuba wagishyira
ahantu muri salo ni cyiza ko wagishyiramo hakongera hakaza ububobere, cyangwa se ko wagishyira hanze muri jaride kugira ngo naho hajye hahora umwuka mwiza udafite ubushyuhe burengeje urugero. Icya gatandatu nicyo cyitwa raba plante nimba hano ushaka kukibona, nacyo aya mababi yayo ukuntu ari manini aragenda agafata ya myanda bya binyabutabire n'imivu n'amavumbi menshi, noneho kikabyibikaho bigatuma biva aho byakangirije abantu. Ni cyiza kandi nta nubwo nacyo kigoye kuba wacyitaho, kandi rwose mu nzu naho kirakura kikamera neza kandi kikaba n'umutako. Ibi byose ndi kubabwira ngo nako ari n'imitako myiza, ukagira imitako ariko ifite n'ubusobanuro. Icya karindwi nicyo cyitwa Boston Fern. Murambabarira ntabwo nzi amazina y'ikinyarwanda neza, uzi izina rya buri kimera nashyizeho yabitubwira mu kinyarwanda bikarushaho kumenyekana, ariko ifoto iba yadufashije neza kugira ngo tumenye icyo biba ari byiza uhita umenya icyo ari cyo. Iki rero cya Boston Fern kizwiho cyane kuba gikura cya kinyabutabire cyitwa formaldehyde mu nzu. Nimba kirimo iyi formaldehyde ikunda kuva muri bya bintu dukoresha, amasabune dukoresha dukora isuku, ibyo koza amasahane, ibyo gukoropa, mbese bino bintu by'ibinyabutabire tuba dufite mu nzu dukoresha mu masuku bikunda gusohora formaldehyde, kandi ntabwo ari nziza ku buzima bwacu. Ikindi kino cya Boston Fern gikunda ahantu hafite ububobere bwinshi, niyo mpamvu ari byiza ko hagishyira nko muri dushe cyangwa mu gikoni, ahantu hahora hahehereye. Ni byiza kuko gituma naho hongera, nubwo gikunda ubwo buhehera ariko nanone gikuramo ya myanda iba yagiyemo. Icya munani rero cyitwa potos cyangwa se money plant. Muri kukibona, turakibona ahantu henshi mu Rwanda, mbese nacyo kiri mu bimera cyangwa se mu ndabyo ushobora gukoresha ukayungurura umwuka, ukabona umwuka mwiza iwawe mu rugo. Potos rero nacyo ntabwo kigoye kugihinga, ni ugukata ukagitera kigakura. Potos rero nayo ifata ibinyabutabire byinshi biri mu mwuka, mbese igatuma umwuka wongera ukaba umwuka mwiza, kandi kikanakora kimeze neza. Ushobora no kubona ko kirandaranda, ushobora kugishyira nk'ahantu hafi y'akabati kikuriraho, cyangwa se ukaba wakishakira ibyo kizuriraho. Icya cyenda ni zizi plant cyangwa se ni za plant, sinzi mu Kinyarwanda uko bacyita. Ni ikimera se cyangwa ikirabyo gishobora kwihanganira ahantu hari urumuri ruke cyangwa se ahantu hataboneka amazi menshi. Urumva ko ibi byose nababwiye ahantu hose byihanganira ubuzima birasitaragoringa bikihanganira kuba mu buzima. Niyo mpamvu wibagiwe no kuba wabishyiraho amazi bidahita byuma, ahubwo birasitaragoringa. Ikindi kandi iyi zizi plant nayo ituma umwuka umera neza, kandi ni nziza kuba yo wayishyira mu ma office cyangwa mu mabiro cyangwa se mu byumba byo kuraramo, nayo yaba nziza. Icya cumi ni lavenda. Ntago iyungurura umwuka gusa ngo ube mwiza, ahubwo irahumura. Impumuro yayo igabanya stress. Impumuro sinzi ni mubimbwira muri comment buri kimera kimwe nzagenda mbabwiraho ibyiza byacyo, tukijye muri detail. Mumbwire muri comment buri kimera tuzakijye muri detail mwumva ubwiza bwacyo. Lavenda impumuro yayo igabanya stress. Ushobora no kwikoresha mu cyayi cyiza cya lavenda, urahinga ukayikoresha mu cyayi, mbese yongera n'ibitotsi. Kwa kundi uvuga ngo wabuze ibitotsi, lavenda nzabereka amafoto y'ukuntu ngenda mbitera, ariko lavenda yongera n'ibitotsi, tumusinzira neza. Ikindi kandi rwose ituma ahantu haba calm, hamera neza, hava akajagari, ukumva kuba ushobora kwinjira nko muri salo ukumva akajagari karimo kandi nta bantu barimo, ariko lavenda ibikuramo. Ushobora kuyishyira ahantu hafi y'idirishya hari urumuri. Yo ikunda urumuri, ntabwo ari nka ziriya, iyo ikunda urumuri. Ni kuba yiteye mu nzu washyira nk'ahantu hafi y'idirishya. Ibi bimera rero cyangwa se ibi birabyo n'abatsindiye ni byiza, kandi biroroshye kubona ahantu hose, biri affordable, ngo
biri mu Rwanda naho ahantu hose birahari, ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo byose ndaba mbifite. Koresha ibyo ugize gute, koresha ibyo ubona, koresha icyo wabashije kubona. Ushobora gutangiza ufite kimwe cyangwa ufite bibiri, cyangwa se bikazarangira nyine nawe umaze kugira byinshi mu rugo rwawe. Ubutaha dushobora kuzareba ku bimera bituma imibu itagera mu rugo rwawe, cyangwa se ubundi busimba bwose bujya kure. Nka kiriya cya snake plant bavuga ko kirukana inzoka ntizigere aho ngaho. Ni byiza rero ko wakoresha ibimera Imana yaduhaye, ibimera aho kugira ngo ujye guhumuza mu nzu ukoresheje ya maproduwi ari bwongera akanateza ikibazo ku buzima bwawe. Wakoresha ibintu karemano kandi bikaba ari umutako. Mbese iwacu tugire iwacu hatoshye, tugire iwacu hameze neza kandi hafite ubuzima bwiza, kandi buri wese uhagera akumva aruhutse, uhageze wese akumva ubuzima bwe bumeze neza. Naho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha rero muduhe like, muduhe comment, muduhe na subscribe, ni itegeko.